nshuti namwe bavandimwe mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro hano kuri Studiyo Umutware. Nongeye kubasuhuza, Nijye Bikorwa Singirankabo Freeman hano I Washington DC, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho turi kwizihiza imyaka 243 iki gihugu kivuye mu bucakara kigize ubwigenge. Ubu muri uyu mwanya bari kurasa mu kirere, bari kwizihiza uyu munsi nk'uko muri kumva urusaku rugenda ruza hirya no hino. Muri uyu mwanya hari abantu benshi cyane bari mu muhanda. Hari desordre rwose, ntababeshye, ntago ubasha gusohoka cyangwa ngo winjire. So nanjye aho nifuzaga kuba ndi ntago nabashije kuhagera nk'uko nabyifuzaga uyu munsi. So nanjye ubu ngubu ndi stake kimwe nk'abandi, ndi mu muhanda. Ubutaha nzabaganiriza rwose, nzabaganiriza undirect kugira ngo ibintu byose ndi kubereka muri aka kanya mubashe kubibona neza. Hagati aho ngaho musubscribing mwese musubscribing kugira ngo tubashe kugira abantu bahagije, aho mbasha kuganira namwe undirect. Ndagira ngo rwose mwese abari kureba iyi video musubscribing rwose kugira ngo tubashe kuganira neza cyane. Hagati aho ngaho mukomeze mugire ibihe byiza aho ngaho mu Rwanda, kimwe nk'uko hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika I Washington DC. Abantu murabona bimereye neza aha ngaha, bari kureba ibi byo kurasa, bari kunywa, bari kurya, bari guserebra muri make, bari mu myidagaduro aha ngaha. Aha ngaha ndi kubereka izo modoka ziri mu nzira, ni mu gikari cy'aho perezida atuye anakorera. Hano imbere yaho nicyo bita monument, akaba ariho bari kurasira. Ni hanini, usibye ko ibi biti biri imbere yacu bitatwemerera kubireba neza. Ariko hagati aho ngaho nzafata umwanya rwose nze kubereka uko hameze, kugira ngo abatahazi mubashe kuhamenya neza kandi munamenye n'uburyo muhaza. Murabona rero ko hari abantu benshi babyitabiriye bari mu mihanda, ntago bari kuva mu nzira na gatoya, kubera ko benshi barishimye, abandi bayoboye ntibazi iyo bari kuva naho bari kujya. Urebye nyine hari desordre. Iyi desordre rero rimwe na rimwe iteza akaduruvayo n'ibindi byose umuntu aba atapanze. Ariko nk'uko muri kubibona, twese turi gutwara gahoro twitonze kugira ngo tutagira uwo duhutaza. Murabona hari abantu benshi cyane baje kureba ibi birori, babyitabiriye, kandi ntago birarangira, haracyari umwanya munini mbere y'uko biza kuza kurangira. Ubu rero hagati aho ngaho nk'uko muri kubyibonera, hano imbere yanjye niho ibyo bisasu biri kuvugira, bari kurasira mu kirere. Iyo ni mu nyuma muri kubona imbere yacu. Murabona ko traffic ntaho na hatoya iri kujya rwose, abantu buzuye mu muhanda, imodoka ziri mu muhanda ntiziri kugenda, hari desordre kwa nk'uko muri kubibona. Ni abantu benshi cyane, bisaba n'igihe kirekire kugira ngo aba bose babashe kuva mu nzira. Ntabwo ari ibintu bihita biba ako kanya, kuko iyo abantu bishimye bari kwidagadura, nta nubwo bumva n'amategeko cyangwa se n'ibyo abapolisi babwiye ngo babe bakora, kimwe nk'uko naho ngaho namwe nkeka ko ariko biba bimeze. Ndabona bari kumbwira ngo mve mu nzira, hari ambulance hano inyuma yanjye iri kumbwira ngo mve mu nzira. Reka ndebe aho njya kugira ngo ihite. Reka ivire mu nzira ho gatoya, bashobora kuba bafite umurwayi sinamenya. Ambulance iri guhita aka kanya, ishobora kuba ifite umuntu ntawamenya.
ariko akenshi ziba zihari juste mu gihe habaye nk'ikibazo kugira ngo babashe kugira abantu bafasha, ntago iyo ari emergency nini cyane. Ikindi nk'uko nababwiraga, bafunze imihanda hano imbere yanjye, nimba muri kubireba hari ibikamyo byafunze umuhanda n'abapolisi buzuye hano hose, n'abantu bari hano badashaka kugenda. So ni akaduruvayo muri make. Hagati y'aka kaduruvayo no kurasa, urebye ibintu bibi mu gihe bigiye kuba biba nk'iyo ari muri aka kanya, kuko nta muntu uri ku murongo n'umwe. Ariko nk'uko nabibabwiye kare, ubu nibwo abakozi bashinzwe iby'imitekano bari gukora. Murabona nk'abapolisi bari kunyura ahangaha n'amagare, kuko ubu niyo yonyine bashobora gukoresha. Nabo ubwabo ntabwo ubu ngubu bashobora kujya mu modoka, n'izo modoka iyo bazigiyemo ntabwo ziba zirukanka. So biroroshye kandi birihuta ko uri nko ku igare cyangwa se ku maguru abasha kwirukanka kurusha umuntu uri ku modoka. Akaba ariyo mpamvu rero bya bindi nababwira ko hari abapolisi b'ubwoko bwose barimo hangaha, baba barekereje gusa ko ibintu byose bigenda neza nk'uko biba byapanzwe. Bose bari standby, bariteguye muri makeya. Ubu rero nk'uko muri kubyumva, ibyo bisasu biracyari kuvuga, ntago bita birangira ako kanya, biraza gufata akanya. Nibimara kurangira abantu benshi nibwo ubwo baza kuza gutaha. Ariko muri uyu mwanya nk'uko mubibona, abantu ni excited, ntago bari ready yo gushaka gutaha, nta nubwo baza guhita bagenda muri uyu mwanya. Biraza gufata nibura nk'amasaha nk'abiri kugira ngo baze kuva mu nzira. Nk'uko muri kubibona ni benshi cyane. So ngibyo by'uyu munsi, uko uyu munsi umeze. Nirigwanye namwe ndi mu nzira, hari ahantu henshi nagiye, ntabwo byose nabashe guhita mbibereka kubera ko nta buryo buhagije nabashe kugira. Nifuzaga kuganira namwe mu bintu biri live, ariko ubutaha nzabiteganya. Nimba ndi ahantu hari fixe, nshobora rwose kujya kuri live nkabereka indirect mu nicyo ndi gushaka kuvuga, tukaganira ako kanya rwose nta kibazo. Ariko hagati aho ngaho musubscribinge kuri iyi chaîne kugira ngo kubasha kuganira namwe indirect ntakoresheje izindi chaîne z'akazi, kuko muri uyu mwanya nta kindi kintu nshobora gukora indirect muri makeya. Ni ngombwa yuko mubasha kubona ibi birori cyangwa n'andi makuru yose turi kubategurira indirect mu gihe kiri imbere. So mwese musubscribinge, ababishobora n'abatabishobora, muze kuri iyi chaîne yitwa Studiyo Umutware, muyizeho muze tuganire. Ndi gutegura ibiganiro byinshi tuzajya tugirana, ibiganiro kandi ibiganiro umuntu atiteguye, kuko ndi gushaka ko tuganira mu buryo rwose busanzwe kandi mu buryo namwe ku giti cyanyu buzabashimisha. Kandi n'ibyo mudashimye nabyo niteguye kubyakira uko mubimpaye, kandi nanjye nkaba niteguye kwakira feedback zanyu, kwakira uko mubona ibingibi ndi kubakorera imirimo ngiye kuzajya mbashyikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye mutamenya bya hano muri Amerika uko bizajya biza. Nongeye kubashima cyane, ndabakunda mwese, muhorane Imana kandi muwe mu mahoro. Nijye Bikorwa Singirankabo hano kuri Studiyo Umutware, ndi mu nzira murongo hano i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.